bose igihe watekeye ntabwo birashya ariko se wakigiye hirya ahubwo bikumenetseho twumve niba bihima mwima ibyo birakureba ubundi wowe wibagiwe gushyiramo umunyu wawuguze se dore ahangaha hantu asumbanye reka amagabanye reka gutobanya ibyo biryo ubu bibanze bishya ariko abacuruzi b'ino minsi nabo basigaye batubura ko uno muceri wagira ngo ni ubugari bw'akawunga uzakora ibyawe rwose ese ubundi igihe cyose watekeye ubundi usohoka ujya hehe ko nari nifite amahoro igihe cyose watekeye amasaha y'akazi yo kujya mu kabari ntabwo ari bumfate ariko ubwo izohereye karunwa ntabwo zihagije akoze agapeti kamwe na mwe urumva ari twinshi kwe hanyuma si iyo mibi urimo urayitura uri kuyitura hamwe ako gapeti kamwe none se bimeze ariko we reka nkubwire hari agatekerezo ngize nimugoroba mu mudugudu yaciye harimo aravuga ibintu bya ejo heza aza ahangaha arambwira ngo dukeneye kujya muri ejo heza avuga ndaza kubikubwira se byankundiye se ngo mbikubwire kuba wapfuye warakuze aho mpfa njyewe ubu ntabwo ndi muzima mada ubusore muzima he ubu se nimbikubwira byo urabyumva ubu nimbikubwira byo urabyumva nahise ndabyumva nta matwi mfite ni ukuvuga ngo yaje avuga ko si ubundi koko si byo wagiye muri ejo heza ko wenda byanagufasha numara gusaza se uzajya mwenge hehe muri ejo heza ejo heza ni inzira ijya he ejo heza nyine ni uburyo bazanye ni uburyo leta yazanye bwo kwizigamira kugira ngo nyine iyo umuntu ageze mu zabukuru aho atakibasha kugira icyo yakifasha yakora ayo mafaranga aba amugoboka ni ukuvuga ngo iyo ugize imyaka 60 ejo heza baguhereza pansiyo noneho akagufasha kugira amasaziro meza na hano ndareba habyiye murambangamira ariko ese uri kumva ibyo nkubwira cyangwa yibereye mu mirire reka nkubwire uwo muntu ajyana umuntu bita ejo heza oya ni uburyo leta yashyizeho bwo kwizigamira bwa buri munyarwanda wese bwa buri muturage wese ntabwo ari ukuvuga ngo harimo abakora ngo cyangwa abadakora umuntu wese w'umunyarwanda uba uri umuhinzi uba uri umukozi wa leta wemerewe kujya muri ejo heza mbese ujyamo iyo kujyamo ukoresha telefoni iyo ufite irangamuntu kandi ufite irangamuntu w'umuntu ako nta telefoni biroroshye cyane nta kiguzi nta mafaranga bagukata wowe ayo ushyizeho nayo kwizigamira kandi wizigamira bitewe n'uko wifite ubwo se umuntu ayishyizeho amafaranga nibura mucuma ashobora kumfata cyangwa ari umari noneho nkahita nyabikura ibyo nta naho bihuriye n'akabari ntabwo umuntu yabikuza ayo ngayo yafata ugeze mu zabukuru baguha pasiyo ugeze mu zabukuru kandi ikintu cyiza cyabyo iyo tuvuge uramutse utahagejeje muri iyo myaka 60 ni ukuvuga ngo umunyamuryango wawe dore y'isafuriya wayijyanye kandi mbikubwire neza tebuka ako utebuka nyine bimo biratinda wowe se bite ejo heza ngewe ugira ngo namujyamo se wagiye reka nkubwire mada wavuye mu nzira se basa amafoto ugiye kuntwika ngo ndenge muri ejo heza ntabwo ari icyo ngamije rwose mugabo none se urumva ngewe nafata amafaranga yanjye noneho nkashyira muri ejo heza cyane noneho bakazayampa ryari nyamara byagufasha ukajya wenda nimba kureka inzoga byarakunaniye ukajya unywa rimwe ariko ukibuka ko ukwiye kujya muri ejo heza bakayabona ne uyabona nyine iyo ugeze mu zabukuru baguhaye pansiyo ubwo se mpfuye nagejeje
iyo upfa utagejeje se ugira ngo barayagumana reka ntabwo bayagumana ni ukuvuga ngo bayaha umuryango wawe iyo uri gusinya impapuro za ejo heza ushyiraho harya ba wundi bagira bashyira impamvu y'Imana reka nkubwire nabyumvishe uyu wandika nyine umuzungura nabyumvishe namaje kubyumva ajya kuyafata muri ejo heza noneho nukuvuga ngo niyo upfuye bakuzana nibo bakugurira isanduka akasobanura urimo urantekera imiti nukuvuga ngo njyewe uragira ngo mbite amafaranga yanjye noneho mpite mpfa ujye kuyabikuza ntabwo nabikora noneho none se ufite gahunda yo gupfa vuba ega komana ubwo se urumva wowe unamutse nyabikirije wowe ntabwo wumva ko nshobora kunapfa kugira ngo uyabikuze ubu ugenda se wicwa n'iki ego komana wicwa n'iki hari uvugana n'urupfu ako igira vuba mada dore amasaha y'akabara aregereje naho ejo heza rwose ntabwo njye nabitsamo ibintu bizamara iyo myaka yose pe maze nanga gukunda inzoga kwa ako gukunda inzoga nta mugabo utanywa n'impamvu y'Imana ndabyumva nta mugabo utanywa pe ariko nawe unywa mu rugero umenye no kwizigamira ese ndakubaza nuramuka ugeze mu gihe utazaba ubasha gukora ibyo ngibyo kujya kuyakorera ngo ubona bijyana mu kabari bizagenda bitema ntibazaguseka bazaseka se noneho nibo bantu bagenzi bawe abo mwirirwa mujyana kunywa ntibazaguseka ubu se we ntuhari ndahari mfite ikingiro dore naragushatse mu kwezi kwa mbere kwa kabiri nkwitaho nta kintu ufite sibwo watangiye kubona akazi none se reka nyine ngomba bimenye ibaze none n'ubu ntukibasha kumenya kwita ku rugo kubera izo nzoga inzoga zakugeze uziko nanyweye inzoga mba mfite umutekano ufite umutekano se utazi mwebwe nta mutekano wagira nyine ndacyakubwira ibyiza bya ejo heza icyiza cya ejo heza ariko ejo heza bakuntumye kwa mugabo we koko nzakugire ego nzakugire ne basi genda ubabwire ngo wambuze sibyo genda ubabwire ngo wambuze basi umpa bwahenge ntabwo nakwifuza ibintu bibi nanjye ndimo ndakubwira kandi ikindi noneho uranga kubijyamo mbikubwiye ku neza leta yabigize itegeko umuntu wese uratambuka bakakubaza ejo heza basanga nta njyewe reka nkubwize ukuri rero sibyo umvikane yewe ntabwo nabitse amafaranga yanjye basi bazashyireho serivisi yo kuyabikuza mu gihe ugize ikibazo nyine none se ubu reka tubare amafaranga ukoresha ku munsi ufashe n'icyatanu ukizigama muri ejo heza byagutwara amafaranga ukoresha ku munsi ufashe n'icyatanu ukizigama muri ejo heza byibuze ukanywa kamwe da icyatanu ego koma n'udupeti dutatu erega reka gukora ibyo bizagufasha rero nabo bacaye menshi icyatanu cyose ntabwo ari menshi ntabwo ari menshi pe usukara udupeti kamwe tubiri dutatu ako inzoga zakugize imbata bwoko akaba si inzoga yazanye izindi ko wabaye imbata y'inzoga uziko n'abadata banywa oya rwose urimo urangiza iki gihugu abantu bose bari muri ejo heza wowe waranyuze ntujya wumva ibintu byakugirira umumaro ahubwo ushaka inzoga zabaye inzoga kudashyiramo umunyu nicyo kibazo ubundi ko ubivuga nkaho wabihashye yewe nakubwiye ko nanjye najyaga mpaha nyine wajya guhaha nyine wajyaga nari umugabo ndakubwiye ko ihabwiye ariko sinakunejeje wanejeje nyine mu mezi nanakubwiye kuri ikibasumba gisumba ubuzima bwose none wowe ntabwo ubasha kubiha agaciro njyewe bitewe n'ukuntu nkukunda gahunda mba numva ari uko nyamara ibi bintu leta yazanye nibyo byo kujya muri ejo heza se none se wowe urabyumva ibyo bintu ni iby'ingegera ntabwo nabikora njyewe nyine mbwira nsubiza urabyumva ese wabaye iki ko numva ushitse pfura cyane urabona ko numva
ufura cyane wabaye si ibi navuze si ibi ngibi nirwo mvuga ngo zizakwica ubu uza kuba waragiye muri ejo heza kera ubu uramutse ukura abana nabigenza gute yewe wabaye iki ego yehova si ibi namye mvuga nyamara uyu muntu azampfana kubera inzoga ubu ugiye kuruka kandi nawe murambwira ngo ningire vuba ngo ugende ngo amasaha yo kujya mu kabari arageze abagenzi ndabona urareba amasaha yo kujya mu kabari yageze nyine hari ibintu bimfata mu ijosi pe impamvu y'Imana watinze pe none se muganga yakwandikiye inzoga ego komana niwo muti ahubwo gira vuba pe jya vuba n'ukuri kw'Imana byandembe ibyo ngibyo birambeshye ariko nta n'ubwo washyizemo umunyu pe wabibwiwe n'iki wabibwiwe n'iki ntacyo da cyakoze n'abagenzi ndabona ko atari wowe utetse njye nakubwiye ngo ufite ikihe kibazo urimo urabivuga nk'aho wahashye iyo byaturutse urahazi wowe ako kudahari ngombwa ngo umpoze y'inkeke unyurira ngo sinahashye none se ubwo uri mugabo bwoko ki umugabo utabasha guhahira urugo uri mugabo bwoko ki kandi ukajya mu bandi ngo njye ngo ndi umugabo ngo njye ngo ndubatse utazi n'uko umugore n'abana uzi iyo nagushaka ubu ngubu uri he igirayo nyine dore utangiye no kunyiyenzaho ego komana abiraririye wagira ngo wabihashye ego ahubwo amasaha arimo aratinda amasaha arimo aragenda se agenda ajya he hakoreka nkubaze iyo ndashaka ko nsubiza ariko kubyo nakubajije gahunda yo kujya muri ejo heza bimeze bite ako ubu ngubu nakubwiye ngo bwira ejo heza ngo wambuze si byose oya ibyo birimo ntabwo mpari oya ntabwo njye bagiye kuzamfunga dore n'igihe baza bagasanga mu rugo ubu se nibagufunga nzakugemurira ne njye nzabona ibyo nkugemurira wakaje ukabura ahangaha nanjye nkajya guhiga ibyo murya dore ko ari njye wabaye umugabo mu rugo tabara nubwo ngo ariko madaburetse mugize kwese ukuri kumana no uziko urayingize ngo baraduze byatubetse araruguru no kwa ibintu agize ibintu byabereye babagiye ukakanu kagenda kavuga mu manda babaza akabenzi kameze neza barucinza akabari yari aho ngoye kamubwira uracitwe n'izina akabenzi kameze neza kareba neza nyumvira wa mudamu wane se atangiye kwibujisha akabenzi kameze neza yabanza wicare hano ibyo twavuganye n'ubyibuka ahose wowe n'ibiki akabenzi karashushe akabenzi se yicara ahangaha kusi mudamu wawe yabaye iki genda kuzanira inkuru nzima ngo ugende ufatirana nuko byagenze nukuvuga ikibazo ufite ni iki wowe byatinze gutya akabenzi kahiye uburyayisize harimo akantu washikura sirikare kano gukorera ubunyobwa se uzajya ubunyobwa paka kuwa mbere ugeze cyane hano ujya muri wese ugasanga umazeho iminota isa arimo aragushuka kugenda niba ari ibiryo ndahishije ako urahishije nakubwiye ngo kari amasaha yo kujya mu kabari arageze none wumvise ko bagiye guteka n'akabenzi gahunda niyo kujya muri ejo heza aho kugira ngo ujye kwangiza amafaranga mu kabenzi ako kujya muri doruje ari ibyo ari kumbwima muyimana n'ubundi umudamu ari kugushuka kaye kameze nabi ngetize kareba neza n'izina ry'Imana bagakaranze noneho ukuntu kari abaturage muri karitsiye utigeze wumva gitifu arimo arabivuga n'umudugudu yahoze ahangaha arimo tugende dushyiraho ibiro bibiri kandi wabona nawe utayibamo yahoze ari kunshuka ejo heza ejo heza buretse mbanze musobanurire wenda we yanyumva ejo heza ni uburyo leta yashyizeho bwo kwizigamira buri muturarwanda wese yemerewe kwizigamira muri ejo heza uba uri umukozi wa leta uba uri umuturage usanzwe uba uri umuhinzi cyangwa umworozi ugomba kujya muri ejo heza akazi kose waba ukora
ugomba kujya muri ejo heza ukizigamira ubushobozi bwose waba ufite barakwakira icyatanu kuzamura bitewe uretse madamu wavuze ingingo icyatanu harimo umufeti butatu ariko nanone urebye neza none irimo kwizigamira ako kwizigamira ni baza wumve reba neza sibyo nkawe reba ejo bundi ushobora kugira gutya ukabura pfuye ugatebana kurumva harimo gukumenyera ejo heza ndi wizigamira naho mukanya yaranampfanye atangiye kuruka atangiye kumukondwa naho byumva ibi naba ari kumbwira ntabwo ejo heza urumva ibintu ufata umuntu agiye gupfa banza wumve ufitanye kontara n'urupfu ejo heza nasanze ari heza kuko ushobora gusanga ejo bundi upfuye noneho bakabasha kukuzigamira isanduku yawe n'abana bawe bakabazigamira kubera ko n'ubundi waba upfuye abana bawe nabo babasinge nawe ndumva SAKWEKWE ko aribyo byagenda nawe urahindutse oya ntabwo uhindutse ariko nizere ko nawe uyirimo ejo heza ntabwo ayiri ejo heza ariko nshobora kuyijyamo nubwo ntari n'umushobora kuyijyamo nuko ubundi niwe nshuti ya SAKWEKWE nzi rwose yamugira inama ye ubundi SAKWEKWE numvaga mu dubu ndabitangaza nsinzi ko naciyeho ntabwo nabishyize mu matwi neza natekereza ko rwagwa n'akabenzi n'umwuka ari kwa Olivier ndahishije muze dusangire rwose nta kibazo karibu ku meza wava akabenzi numva kahumuye n'ukuri kahumuye kandi ibiryo bigira madame se uburyo bwawe mbese kajya ko tumena tutaranabijya kuba ndetse mwumva w'umunyu buri gihe mada kiza buri gihe ariko se bari gutwara ubundi buryo wabihashye buri gihe nanjye nyiri kubera ntabwo nari namubwiye ngaze nyine wabihashye umunanze reka tujye kujya akabenzi ndetse twumvikane ibintu by'amadamu wawe kandi SAKWEKWE ndabikubwiye noneho reka noneho nkubwire reka mbabwire ejo heza ndabyemeye urabyemeye ndajya mfata amacinya gavure mbitseho dukenya ndetse wabugavura nde wayibikije kune nyine nzajya mbitsa dukenya kugira ngo nyine nashyiraho menshi nyine akazashya washyiraho menshi n'ubundi ni hasi n'ayawe ushaka kubitsa amacandi tukazajya tuyakwemera turagura utupeta agatekerezo nako ni icyatanu ni ukubitsa sibyo no kuzamura ariko none rero ushobora kwizigama icyatanu nanjye ngashyira kiri muri bibiri dufite ugateranya bikabyara igihumbi tukajya kunywa agacupa ku ruhande ntabwo byaba bikuyemo neza ibyo ni fresh uyagurane ni sawa urumva reka mbabwire mutazanaseba mu zabukuru zanyu abo mwasangiye ariko nubwo nabyemeye uyu mudamu bifitemo inyungu ariko nandi ufite umugore uzi ubwenge n'umuryango wose aho niho ugiye iyo namumugiriye ni sawa pe aragira ngo mfemere abisigarane oya nibyo niko bimeze ahubwo nungutse agatekerezo mbere yuko tujya ku kabenzi urumva nanjye reka nze kuzajya no mu rugo ese muzi uburyo binjira muri ejo heza nabyo mbibasobanurira nagiye naganiriye na mutekano yaje arabitubwira tubwire nyine vuba vuba akabenzi kadasira nyine ako sindabwira abantu bahubagurika gutya ukanda akanyenyeri 506 urwego ugakurikiza amabwiriza akanyenyeri 506 urwego ugakurikiza amabwiriza ntabwo bigoye rwose nta kibazo mu gitondo ndajyamo oya n'ubwo wajyamo nta kibazo ntacyo bitwaye tugiye kujyana kwa Olivier mu kabenzi katurajyana muri Olivier nawe azajya ejo bundi sibyo natwe ari gutwizigamiye byacu ni ukuri niko nanjye ndumva ibyo nari sawa madanya ngingo ni sawa ubundi niho ugiye kuba umugabo gahanura nyine ubundi bwo abaye umugabo bibaye byiza n'icyakazanye nari mfite inzara yo kujya kwa noze kwa Olivier byasa tukabirya ndabona birahiye birasa neza akoze mu gihe urabona ko akabenzi kadushikira nje mu gihe cyiza nubwo narindanye inkuru nziza ariko n'ingini zirashimishije ni nziza turajyaho nta kibazo twese byose amakuru usaya si bugufi ubona se umeze nk'uguye mu mazi si ibyo navugaga ngo inzoga nde ntago bari ibintu nkayo mari kari uzi mari murabyita ino mirindi muje mukagera hano nimba kemana kure mugere mu nyumba ma katwikire muje mu nzu ma
mani niba ugiye kuva nk'ahantu ugomba kugera nyonyomba ntabwo ndende gakeya ahubwo si n'umuroza gita action